nta na rimwe ibihe bizajya inama ngo nta na rimwe bizajya inama ngo reka tuguhe akanya karuhuko uri kubyumva noneho ibihe ntabwo mujya inama bro ibintu bimwe bivaho ibindi bijyaho bimwe bivaho ibindi bijyaho ntabwo bishoboka ubuzima ni circulation. Okay, twagiye dukomeje kwitegura umwaka wa 2025 dushyira ibikorwa n'amagambo bikajyana kugira ngo intego zacu tuzazigereho. Imyitozo tukomeza gukora niyo kugira ngo intego tuzazigereho kandi bizakunde. Ubundi mu gutangira ino video nagomba kubabwira nti ni gake cyane, ni nkuko wafata ikiyiko imvura iri kugwa ukajyana hanze amazi wazana ku kayiko, igihe kajya kuzurira n'igihe wakagarurira nayo mazi imvura iragiyigwaho uko yabingana. Ni gake cyane mu buzima ibintu byangombwa n'ibintu byihutirwa bihurira hamwe, ni gake cyane. Ibintu biturya umwanya bigatuma tugera ku ntego birimo ibintu duha agaciro yuko byihutirwa kandi bitari ngombwa. Aho ngaho haturya umwanya mwinshi cyane. Iyo ufashe intego zawe ugafata ibintu ushaka kugeraho ukabyandika neza n'ibyo ugomba gukora ukabishyira hamwe, nibwo ubona agaciro k'ibyo ugomba gukora uko bingana. Hanyuma bya bindi wavugaga uti ibi ngibi nibyo bintu byihutirwa ukabona ko bitihutirwaga koko. Ibyo ndi kubivuga mbikuye hehe? Ndabivuga mbikuye kuri umugeneral witwa Eisenhower yakoze matrix bita matrix ya Eisenhower. Turayivugamo gakeya. Uyu munsi mfite umutumirwa ndamubaza ibibazo namutunguye kugira ngo nkore iyi video nkuko mwari mubyumvishe yuko nta na rimwe igihe ibintu bigize igihe bizaguha umwanya biguha ikiruhuko ngo ukore intego zawe neza uzigereho. Buri gihe haba haza utuntu n'utundi tuza kureba koko nimba za ntego zawe uzishikamyeho koko ugomba kuzikora bikakurya wa mwanya. Aribyo tugiye kureba mu kanya. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uru rubuga ni karibu. Nitwa Habinshuti. Hano dusangira akabisi n'agahiye kuko nizera yuko ubuzima bwiza ubukesha inshuti nziza ufite mu buzima. Niba nawe wifuza kugira inshuti nziza ni karibu, kanda kuri ya buto bita subscribe hari hasi maze nayanzogera kugira ngo ibiganiro uko bijya bisohoka ujye uba uwa mbere wo kubibona kugira ngo bigufashe mu buzima bwawe bwa buri munsi ugere ku ntego zawe. Twese hamwe nidushyira hamwe niko tuzagera ku ntego zacu, kubera yuko duhura n'ibibazo bya buri munsi n'ingorane ziza ziduha bariyeri mu byo tugomba kugeraho buri munsi. Ibyo byose tugomba kubisimbuka tukagera ku buzima bwiza. Twongere tugaruke kuri matrix ya Eisenhower, mu gifaransa matrix d'Eisenhower. Ubwo abaza kujya muri Google mwayishakisha mukayibona. Avuga ibintu biri important kuva hasi uzamuka. Ibiri hejuru ni ibintu biba biri important cyane, ibiri hasi ni ibintu biba bitari important. Ndaza kubashakira amashusho nyabashyireho kugira ngo mubashe kubibona. Hanyuma hasi hakaba ariho ibintu biri urgent n'ibintu bitari urgent, ibintu byihutirwa n'ibitihutirwa, ibintu bifite agaciro byangombwa cyane n'ibintu bidafite agaciro byangombwa bitari ngombwa. Mu kugira ngo mbibashushanyirizemo gakeya, umutumirwa wanjye ngiye kumubaza ibibazo, hanyuma kubera dufite mikoro imwe sinzi nimba amajwi arajya hagera, ariko ndajyanye asubiramo kugira ngo tubashe kubishyira neza ku murongo. Kakawa kararyoshye cyane. Yes, Abanyarwanda. umutumirwa wanjye yitwa Laurent. Ndagira ngo mubaze, ntabwo ari ibintu byinshi cyane, ntabwo ninjira mu bintu by'ingenzi cyane mw'indani cyane, ariko bimwe na bimwe turafata ibintu bibiri. Shaka intego yawe uvuga uti ushaka kugeraho muri 2025. Imwe
n'indi ntego uvuga uti nzayigeraho mu myaka 7, 6, 10. yego murakoze nanjye mfate ikaramu yego no guhina mu magambo kuko mu magambo abantu abantu umwanya wabo nta mwanya wo kuvuga byinshi n'umwanya wo kubyumva utaboneka. Reka tuvuge muri makeya. Yego. Intego yanjye muri uyu mwaka wa 2025 uje imwe no gukosora amwe mu makosa yabayeho mu mwaka ushize wa 2024 yatumye ntatera imbere haba mu buryo bw'imibereho mu buzima muri rusange, cyane ko twifuza gutera imbere mu buryo bw'ubukungu. Ese nta gihe natakaje cyatumye ngira imbogamizi zatumye bwa bukungu butangeraho uko byari bikwiriye? Ese ni uruhe ruhare nabigizemo? Noneho reka tugire gutya tuvuge tuti ikintu cyangombwa kirimo aho ngaho ikosa ryo mushaka gukosora n'irihe? Ikosa ngomba gukosora ni ugukoresha igihe uko gikwiriye. Gukoresha igihe, yego, ni nabyo tugiye kugarukaho cyane. Ubwo icyo ni kimwe. Uyu mwaka wa 2025 ugiye kumenya gukoresha igihe. Yego. Hano ngiye guha umwitozo. Amavideo yabanjijemo ibyo nagiye mbigarukaho. Ubwo uragenda ugera usubiremo, ufate ikaramu n'urupapuro uhandike. Uko bya bintu uyu mwaka urangiye abantu twiha intego tutagendeye ku byo dushaka kugeraho, ahubwo tukareba ibyo twakosheje akabyo dushaka gukosora. Nabyo tutazi impamvu twagiye tubikosa. Uri kubyumva? Ni video ya kabiri no mu ya mbere nabyo birimo. Okay, tuvuge gukoresha igihe. Tugiye kubireba muri gaje. Hanyuma intego yawe yo mu myaka 5, 6, 7 imwe. Intego yanjye yo mu myaka 6, 7 iri imbere nuko nihaye umukoro uvuga ngo ese ko uko imyaka igenda yicuma ko tugenda dukura dusaza, hari abadukomokaho twabyaye, umurage tugomba kubaha wo gukora n'uwuhe? Umurage wo gukora kuba dukomokaho cyangwa se no kuba zadukomokaho. Icyo ni icyambere. Kabiri, amasaziro yanjye nayahe muri za ntego zanjye? Muri za ntego zawe. Yego. Okay, maho ngaho urumva nabyo harimo ibyo nagarutseho muri video ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu, ko hari umuntu yiha intego ziba zidafite igishushanyo gifatika ngo uhite ubibona, biba bigoye kuzigeraho. Nkuko bivuze byagorana kugira ngo izi ntego zazigereho. Vuguta ahubwo nimba uri gushaka aho ngaho harimo intego ebyiri zitandukanye. Iyo umurage uzigisha umwana wawe gukora gute, gukunda umurimo gute, kugira ngo azabashe kwibeshaho. Yego. Igihe waba uhari cyangwa utaba uhari, ariko we abashe kwibeshaho akoresheje impano ze. Aribyo tugarukamo muri aya mavideo. Nanone dushyiramo ibikoresho umuntu akoresha mu buzima kugira ngo azabigereho. Aho ngaho hari umwitozo umwe natanze w'ukuntu umuntu ashaka kumenya ubwenge. Ese ubwenge wabupima gute? Wagaruka inyuma ukavuga uti ndashaka gusoma ibitabo bivuga kuri iki ngiki, bizanyigisha iki ngiki, nkamenyamo ubwenge. Mu mwaka ukabigabanyamo buri cyumweru, ukabuze umubare w'ibyo ugomba gusoma. Aho ngaho reka tuvuge ko izi ntego ebyiri. Mu myaka 6, 7 tuvuge ko ari mu myaka 5 iri imbere, kuko umwana azaba akuze azi ubwenge ibyibanze uzaba waramuteguje. Yuko azaba azi ukuntu yamenya gushaka ubwenge kugira ngo abashe kwibeshaho, nuko yashyira ubwo bwenge mu bikorwa. Sibyo imyitozo. Okay, hanyuma indi ni mu masaziro yawe. Urifuza gusaza gute? Aho ngaho iyo ngiyo ntabwo tujyamo cyane, tuzayigarukaho ikindi gihe. Kubera iki? Kubera ko abantu biha intego bavuga ati ndashaka gukira. Ese gukira ni iki? Ese gukira turabipima gute? Urushaka amafaranga angahe uvuga ngo koko ndakize? Aho ngaho biba bisaba umubare. Kandi uwo mubare ahantu uva, niyo mpamvu ngiye kubikwereka ko tuzagaruka ubutaha, nuko uwo mubare uterwa n'ubuzima ki ushaka kubaho. Yego. Ese ushaka gutunga imodoka, ushaka gutunga inzu imeze ite, ibyo byose iyo wakoze iyo mibare yose umenya
umubare wayo ubaho nayo uzakenera. Noneho ukabasha kubibara ukabishyira imbere ukavuga ati noneho kugira ngo nzabigereho ngomba gukorera aya ngaya, nkabika aya ngaya nka investinga gutya kugira ngo muri ya masaziro igihe ntazaba nkiri gukora ibyo n'investisizemo bizaba biri gutanga urabona ko uwo mwitozo wonyine ni munini ni mugari cyane, ni mugari uri ukubiyemo ibintu byinshi ibihembwe ibihe uko uzazigama aho uzinvestinga uzinvestisa amafaranga yawe make ashoboka agenda azamuka gake gake. Gusa byose ndahamya ko kubigeraho twabigeraho byose ni ukubitekerezaho ukabiha umwanya, kuko umwana iyo avutse nta mwana uvuka ngo amenye kugenda. Ibyo nibyo abibona ku bantu asanze kuri iyi. Yego, ibyo nibyo twasanze ku basekuruza. Abanye n'ibisimba yagenda nk'ibisimba ariko kubera ko turi abantu tutari ibisimba, umwana agenda akura abona kwa kundi abantu bagenda n'abakagenda kugeza abaye umugabo, abaye umugore se, abaye umuntu uzi gufata ibyemezo bijyanye n'iterambere. Rero kubigeraho nta kindi dusabwa ni ukugendamo gake gake ariko dufite intego. Niho tugiye kugaruka, kuko ikintu cyangombwa cyane mu gukoresha igihe, uyu mwitozo turimo turakora ni umwe ugufasha mu kumenya gukoresha igihe kugira ngo ubashe gushyira intego zawe mu gihe ufite. Hano dufashe intego ebyiri tuzigabanyije mu byo ashobora gukora umwaka utaha. Ikintu cya mbere avuga ati ese igihe cyanjye nyikoresha gute, ni ibiki nkora buri munsi, iyo mbyutse mu gitondo nkora iki, bifata igihe kingana gute kwitegura kugira ngo njye mu kazi, nava mu kazi nagaruka ibyo nkora mu rugo, ese hari ababimfashamo, niba bahari turabigabana gute iyo mirimo, nimba badahari ndayikora gute, ndayitegura gute. Kuko ibyo byose ni ibintu byangombwa ugomba gukora kugira ngo ubuzima ubayeho umunsi ku wundi ugende neza. Kandi cyagiye utameze neza bya bindi biragutegereza, niho nanone uba ugomba kubikora. Noneho muri ya matrice ya Eisenhower ahantu bigaruka harimo utuntu ugomba gukora buri munsi ni ngombwa, biri mu gice cya 3 ndashyiraho agafoto kugira ngo mbibereke. Kandi ni ibyihutirwa uba ugomba gukora nanone buri munsi, mbese uba ugomba kubikora, kuko utabikoze bihita biza muri bya bindi byihutirwa cyane bikakuryaho umwanya wawe wari ufite. Aho ngaho gukoresha igihe birasa gusaba yuko aya mavideo yose uzayasubiramo ukajya ubyandika ukandika cyane cyane. Umwitozo wa ngombwa cyane ni ibintu ukora umunsi ku wundi, ukahera mu gitondo ubyutse nkora iki nyuma y'iki nyuma y'iki byose ukabishishimura paka urangije. Nawe mwanya utekerezaho, ese ejo nzakora iki, ese amafaranga azava hehe, ese ayo mbonye nzayashyira he. Uwo mwanya nawe ugomba kugira igihe cyawe cyo kubitekerezaho, igihe cyo gusoma ama message, igihe cyo guhamagara inshuti n'abavandimwe, igihe cyo kuruhuka. Ibyo byose ugomba kuba ubifite muri gahunda ukoramo buri munsi. Iyo utabiteganyije ubundi uba ugomba kubikora mbere yo kuryama, mbere y'ijoro uba ugomba gutegura umunsi wawe w'ejo, ibintu byangombwa uba ugomba gukora, gutyo ntihagire ikintu kiza kigutunguye. Niko mu gukoresha igihe umunsi ku wundi, ibyo zindi ntego za mbere. Kuko umwaka utaha uravuga uti shaka kumenya gukoresha igihe, kugira ngo umenye igihe ufite n'ibyo ugomba gukora. Uba ugomba kuba wanditse imirimo yose ugomba gukora, kumesa, gukaraba, koza amasahane, guteka, kujya guhaha, kureba umushahara nzahembwa, kureba amasaha y'akazi ndi bukore, kureba akazi ndi bukore, byose kugira ngo ubashe gushyiramo za ntego zawe ufite mu gihe cyakure. Nk'ubu nk'iki cya kabiri twavuze ko umwana ushaka yuko mu myaka 5 azaba yigenga, aba yamenye ubwenge, Yesu uzajya umwigisha gute. Ibyo byose ugomba kubikurura ukavuga uti ibintu byamutuma akunda gukora. Namwigisha gusoma, kuko igihe utazaba uhari niyo uzajya gusoma, kwishakira information nazo azazisanga either ni muri video cyangwa se ajye kuzisoma, cyangwa se azabaze
artificial intelligence niyo igezweho ubu ngubu, ukabona afunguye ChatGPT ari kwibaza ibibazo, ese azayibaza ate atazi gusoma, atazi kwandika. Yego. Noneho buri munsi umwigisha gute? Iyo umuvugishije uramubwira uti ese uyu munsi wize iki, wakoze iki, wakoze homework zawe, ese ni iki mwize, nawe mukaganira. Gutyo umunsi ku wundi umenya aho ageze asoma, ukajya umuha udutask dutoya twirengeje ku byo agomba gukora buri munsi. Bamubwira ati nimba agomba kubyuka buri munsi, iyo amaze kubyuka agasasa igitanda akajya kwitunganya, yamara kwitunganya akajya ku ishuri, yagera ku ishuri yaganira ate n'abandi banyeshuri, yitwara ate, ibi byose n'umwarimu mugenda mubiganiraho. Nicyo kintu abarimu baba bamaze. Ariko se uwo mwanya wose uba wawuteganyije cyangwa n'icyagiye umwarimu yaba yakwandikiye ngo tugomba kuvugana byihutirwa kubera yuko umwana akoze ibintu uri kubibona? Kuko ibyo ngibyo bitabikurikiranye umunsi ku wundi ari byo biza muri bya bindi, ni ibintu byangombwa ariko ntibyihutirwa. Iyo utabikurikiranye biva muri bya bindi bitihutirwaga bikahita biza muri bya bindi byihutirwa. Ariho hahandi umwarimu yaguhamagaye umwana wawe ameze aricyo nagutya byahinduye isura, kubera yuko utagiye umukurikirana, utagiye ufata kanya gatoya ko kumukurikirana, kumubaza ijambo rimwe, kuyumva uko yameze, uko yiri umunsi, niki cyamushimishije umunsi, niki cyamubabaje uyu munsi. Nta nubwo bisaba igihe kinini, ariko wabiteganyije muri ya gahunda yawe ko ukoresha igihe cyawe byajyamo, ukirinda cya gihe ibintu byangombwa bizahura n'ibyihutirwa. Kuko ibintu byangombwa biza bitunguranye, ntituvuga urugero, urimo urakora kuri mashini yawe, inzu itangiye gushya, uri bwirukanke ukiza amagara yawe, ukiza amagara y'abawe bari muri iyo nzu. Ibyo ngibyo iyo ni emergency. Iyo ngibyo nta nubwo wabwira undi muntu ngo azabigukorere. Ni wowe ugomba gutabara ubuzima bwawe kuko icyo gihe uri mu kaga. Noneho ibyangombwa, ni ibyangombwa kandi nanone byihutirwa. Niyo mpamvu navuze rwa rugero, ni kakayiko wagiye hanze imvura iri kugwa. Ibyo bintu biba gakeya kandi ugomba kuhita ukora ako kanya ikintu cyihutirwa, sibyo? Noneho nje muri ya matrice nje hasi, noneho bya bintu byihutirwa ariko bitari ngombwa. Urugero rwihutirwa, telefone yawe irasonye, uri gukora gahunda zawe, ugomba uhita wumva ko harimo ibintu byihutirwa ko ugomba gusubiza iyo telefone. Ariko se ni ngombwa? Hari ubwo aba atari ngombwa. Ni ryari biba ari ngombwa? Igihe ari ngombwa ni igihe urugero, hari umuntu mumenyereye ko muri mu biganiro bitabyara inyungu. Kuko iyo ari umuntu uguhamagaye, urugero turi abashoferi, uratwaye, tuzi neza ko gutwara uvugira kuri telefone ari amakosa. Yego, ahantu henshi bazira kubera ko turi mu gikorwa, uri ku gikorwa cyo gutwara, kandi iyo utwaye ugomba kureba imbere, ukareba impande n'impande kugira ngo udakora impanuka cyangwa udakoresha abandi impanuka. Ariko uyu munsi umuntu araguhamagaye, urebyeho, uritabye, uratwaye, swat ashobora kuba agiye kukubwira wenda inkuru gukura umutima ukaba wakora iyo mpanuka, ibyo yaragiye kukubwira n'urugendo rwaho wagomba kujya nturukore. Kabiri, ushobora kugenda wihuta, ari nabyo twavuga muri cya kintu cy'igihe cyangwa se gukoresha umwanya uko tukwiriye. Ariko kubera ko watakaje cya gihe, ntabwo uri bugere iyo ugiye wumve ko uguwe neza, ko uragenda wirukanka, hari ibyo wibagiwe, uragenda wirukanka, uviyora amategeko. Harimo ibintu byinshi cyane bita byinshi cyane. Umuntu wese utwaye imodoka akaba yaritabye, ni benshi cyane bitaba telefone batwaye imodoka. Ariko ntabwo icyo gikorwa ari ikintu cyangombwa. Biba ngombwa yari ryari, nimba akazi ukora, nimba utwara emergency, imodoka zihutirwa, umupolisi, emergency, ambulance, abo ngabo nibo baba bafite, nabo baba bafite ibindi bikoresho bibafasha, ashobora kuvugiraho kuri ntoza, kuri telefone anatwaye. Urumva we biba ari ngombwa. Ariko tuvuge ufite izindi gahunda zose, tuvuge nimba ari business, umukiriya aguhamagaye,
hari igihe biba biri ngombwa ko uvugisha uwo mukiriya kuko ni business urimo urakora, ni ikintu cyihutirwa agomba gukora. Ariko inshuti yawe iraguhamagaye, aho ngaho nagira ngo nkwereke yuko harimo akandi kantu yuko ibintu ukeka ko ari byihutirwa hari igihe biba bitihutirwa. Kuko ushobora kubikoramo ibintu bibiri. Hari icyo ushobora gukora ukabiha undi muntu akabigukorera. Tuvuga urugero, wagombaga guteka, ushobora kubwira umuntu wantekera iki ngiki ngiye ahangaha kuko ari ikintu ngiye gukora cyihutirwa. Icyo gihe ikintu uko washaka gukora ugihaye undi muntu kandi ntacyo biri bwangize birakora. Ariko noneho hari ikindi kintu, ese iki kintu ntagikoze aricyo kintu cya kabiri. Ese uwo muntu umpamagaye cyangwa unkeneye ari bubone ikindi gisubizo ahandi? Ntabwo ari ngombwa ko ari ngiye ugisubiza. Ushobora kukihorera cyangwa ukamubwira ati reba kanaka cyangwa ushakira ahandi, ubundi ugakomeza gahunda zawe. Ibyo bintu nibyo birya umwanya iyo umuntu afite gahunda agomba gukora. Ubundi umuntu aba agomba kugira wenda byibuze nk'amasaha 4 ku munsi, iminota 25 cyangwa se amasaha 2 yo gukora ibintu nta kintu kikuderanja, nta kintu kikubangamiye kiri iruhande rwawe, nta kintu kikubogamiye, ugakora gahunda zawe uba ugomba gukora z'umunsi za ngombwa wihaye muri za ntego zawe. Ibyo ngibyo reka kuko harimo ibintu byinshi cyane twagenda tugarukaho, ariko iby'ingenzi nagira ngo muri iyi video mubone ibintu biri practical bya buri munsi duhura nabyo. Hano urugero rwa mbere twabonye nuko intego zishobora kuba ari ikintu kiri material ushobora kubona. Icyo gihe biroroha. Urugero nko kubika amafaranga, ukavuga uti ndashaka kubika 15,000 by'amayero. Ni ibintu byumvikana, biragaragara, iyo shusho iroroshye. Ariko se gukoresha igihe ntabwo ubibona. Bisaba yuko ukoresha kwa kujijuka kwawe ko kumenya gusoma no kwandika, kugira ngo wandike ibyo ukora, ubashe kubiha agaciro, ibyangombwa, ibyihutirwa. Ubundi umuntu aba agomba kugira ibintu byinshi, ibintu ni ibyangombwa ariko ntabwo biba bigomba kuba byihutirwa. Icyo gihe ibintu byawe byinshi birimo aho ngaho urabipanga kuko ubifitiyeho umwanya, ufitiyeho ubushobozi n'igihe cyo kubigira icyo wabikoraho. Kuko iyo byabaye ngombwa yuko biba ibyihutirwa, ntabwo utekereze neza, biraguhenda, bikurya umwanya. Tuvuga urugero, uguze itike y'imodoka wihuta, ku munota wa nyuma iraguhenda, ikurya umwanya. Nugenda ugasanga bisi iragusize, wongere wishyura indi ikurikiyeho, bikuriye umwanya, bikuriye amafaranga, bikuriye igihe, witotombe, mood yawe ihinduke. Ibyo byose nibihinduka, ibintu byawe byose bipfuye, umunsi wawe urapfuye. Aho ngaho harimo kandi kantu yuko aba stoicism bakoresha, bavuga ati menya wowe ibyo ushobora kugiraho control hejuru y'ibyo udashobora kugiraho control. Igihe kiri hanze, izuba n'imvura n'iki, nta control na gake uyibifiteho. Ntugateganye ibihe byawe uvuga uti imvura iraguye byose birapfuye. Komeza gahunda zawe, ariko biterwa n'izarizo. Nimba wagombaga guhinga cyangwa se nimba wagombaga kugira gute, imvura ikaba yabaye nyinshi cyane ikabyica, ariko menya yuko hari ibihe bitunguranye bizajya bihoraho. Kandi niba nta kintu bikontroraho, niba bikakwicire umunsi wawe, niba bakwicire igihe cyawe. Ndabisubiramo gakeya, ndabaha ishusho y'iyo matrice ya Eisenhower kugira ngo ubashe kwimenya ibyo wandika utegura izi ntego zawe, ubashe kuzishyiramo, ubashe kumenya ibintu byangombwa ugomba gukora ku munsi. Kuko twabonye ukuntu utegura ubuzima bwawe, ukuntu utegura imyaka 10 iri imbere yawe, ukuntu utegura umunsi ukwezi kwawe. None ngubu uyu mwanya, iyi matrice ya Eisenhower igufasha ko wategura umunsi wawe w'ejo, bigendeye kuri za ntego zawe ugiye ufite. Ukamenya icyo ukora ejo, ukamenya ikihutirwa, ikitihutirwa, ikamenya icyangombwa n'ibitari ngombwa, n'ibintu by'igihe kirekire ugomba gushyira muri gahunda za buri munsi kugira ngo bitazaba ibyihutirwa.
Murakoze cyane kuri uyu mwitozo. Murakoze cyane, ikiganiro kiraryoshye. Urumva ko haracyari byinshi twagomba kujyamo cyane ndani, ariko yari introduction yo kugira ngo umuntu amenye ibikoresho, igihe abikoreshereza, igihe biri ngombwa, ukuntu utuntu twe twose ugomba kudukurikiza ubu ngubu kubera n'akazi ukora, igihe wabonye agaciro kacyo. Umuntu yakubwiye ngo time is money, umuntu ari ikintu ntabwo babizi, ariko uyu munsi hari byinshi tumaze kubona bituma igihe cyacu tugomba kucyubaha kandi tukagiha n'umwanya wacyo, kuko igihe kiraremereye cyane kurusha amafaranga. Amafaranga ushobora kuyatakaza yose ukongera ukayagira. Amafaranga ni consequences, ni ingaruka z'ibikorwa ukora buri munsi. Aricyo cya gihe ni icyo ugomba gukora buri munsi, nibyo turimo uyu mukoro ni icyo ugomba gukora buri munsi kugira ngo ingaruka z'ibyo uri gukora zibe ya mafaranga wifuza, zibe bwa buzima wifuza, sibyo? Uyu mukoro ni mwiza cyane. Nkomeza kurarikira abantu bakurikiye ibi biganiro, ni ibiganiro byiza biryoshye, birimo ubwenge, birimo gufashanya. Ni gute twakwaguka mu bwenge, mu bumenyi se, ni gute twakwaguka mu bikorwa dukora kugira ngo twisumbureho gake ibintu bigende buhoro bitugere kuri za ntego twifuza cyangwa se twifuje kugeraho. Ibyo byose rwose ibi biganiro ni byiza, ndabikunze. Dukomeze dushyigikirana mu gutera imbere nk'abanyarwanda. Murakoze cyane Laurent. Namwe rero kakawa kanjye kanwe nimba katakonje, ubundi tugire umunsi mwiza. Nimba wagejeje aha ngaho ukurikiye ikiganiro, ibindi biracyaza. Wibuke kusangiza n'inshuti zawe kugira ngo twese hamwe dusangira kabisi n'agahiye, dutere imbere hamwe. Mugenzi wawe natera imbere, nawe uzatera imbere. Nintera imbere, na Laurent azatera imbere, na twese dutera imbere. Ngayo nguko ibiganiro nakagaruka, ibyiza biryoha bisangiwe. Inshuti nyashuti. Inshuti nyashuti. Nuko. Kajye kwiragira.